benshi ntabwo basobanukiwe ibintu ku Rwanda. Abanyamahanga bakunda u Rwanda, dore icyo bakundira u Rwanda. Sobanukirwa ibintu ku Rwanda. Ingingo ya mbere ituma u Rwanda rukundwa. U Rwanda ruri mu bihugu bifite isuku cyangwa se biri cleanest muri Afurika. Isuku y'u Rwanda irihariye, niyo mpamvu abanyamahanga bayikunda. Bagakunda imirimo, bagakunda imihanda ndetse n'ibindi bintu biri mu Rwanda biba biteye ubunyamwuga, nabo bikabatera amatsiko yo kubibona. Ingingo ya kabiri, ingagi zo mu birunga. Ingagi ni inyamaswa mboneka. Ukeneye kumenya ingagi, kureba ingagi, kureba imiterere y'ingagi, wasura u Rwanda. Ingingo ya gatatu, ikawa nyarwanda. Iyo tugeze hanze y'u Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu, usanga ikawa nyarwanda ikunzwe cyane, iba yihariye, ifite standard cyangwa se ubuziranenge busimba izindi zose zo muri Afurika. Abanyamahanga benshi basaba kugira baze mu Rwanda babona iyo kawa. Batega hato bakanyura mu ndege baje gushaka iyo kawa. Iyo kawa nayo irihariye, nayo iri mu bintu bigize u Rwanda kandi ikaba ifite ubukungu ndetse ikaba yarazamuye n'ubukungu mu Rwanda. Ingingo ya kane ituma u Rwanda rwiharira umutekano, cyane cyane iyo ugeze i Kigali cyangwa se n'abo banyamahanga iyo bageze i Kigali, umutekano baba bawushaka cyane kandi i Kigali nabo bawusanga. U Rwanda rufite umutekano, niyo mpamvu akenshi na kenshi uzumva kitamba igira uti umuturage ku isonga. Iyo kitamu ijyanye n'umutekano nyarwanda. Ingingo ya gatanu, u Rwanda rufite ibiyaga bigari, by'umwihariko ikiyaga cya Kivu kigaburira miliyari y'abaturage, cyatanze akazi kuri miliyari y'abaturage. Icyo kiyaga gifite ubuso bunini cyane, gifite ibintu byinshi bishobora gukurura ba mukerarugendo mu Rwanda. Gifite amafi, amasambaza n'ibindi bituma tugira ubuzima bwiza. Iki kiyaga ni abanyamahanga benshi baza mu kwezi baje kukireba, nabo bakibona ku mafoto, ariko birangira kibateye amatsiko nabo bakaza kureba icyo kiyaga. Si icyo gusa, hari n'ibindi biyaga byinshi. Nko mu birunga dufite ikiyaga bita Crater Lake, kiboneka hamwe, ushobora kugisanga ahantu henshi usibye u Rwanda. U Rwanda rurihariye kuri icyo kiyaga. U Rwanda rufite ibiyaga byinshi uzasangamo za Burera, za Ruhondo, za Muhazi, za Ihema n'ibindi byinshi. Ikindi kintu abantu batazi ni Kigali Convention Center. Ni kimwe mu bimenyetso bizwi cyane bya Rwanda. Iyi nzu irihariye, nta handi wayisanga usibye mu Rwanda. U Rwanda rufite ibintu byinshi cyane, ntabwo wabivuga ngo uzabirangize. Iyi ni incamake muri bimwe bigize u Rwanda. Niba wakunze iki kiganiro, kora subscribe tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ukore na share kandi iki kiganiro unagisangize bagenzi bawe basobanukirwe u Rwanda, u Rwanda dutuyemo kandi dukomeza kuruteza imbere. Naho ubutaha tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha.